Hi, munyemerere tuganire kuri BIOTECH GLOBAL International uburyo wakorera amafaranga menshi kandi cyane. Mu by'ukuri tubahaye ikaze uyu mwanya mwiza cyane tuyobona kuri iyi company nziza wakora nayo waba ufite akandi kazi, wakora nayo waba ubikora byonyine, waba uri umunyeshuri, waba uri umuntu ufite uri umuganga, uri umwarimu. Aya ni amahirwe meza cyane kuri we mu by'ukuri ufite akandi kazi ariko ukeneye ikindi kintu cyo gukora cyakwinjiriza amafaranga. Amazina yanjye nitwa Emile Mwami, trainer, speaker, mentor. Ndakubwiye ngo I love you so much. Nkubwira ngo mu myaka 5 ishize ubuzima bwari bukomeye kuri jye kuko ari umucuruzi w'imigati mu mujyi wa Muhanga. Gusa nyuma yo kubona opportunity ya network marketing yaje kumgira ubuzima mu by'ukuri ndatuye umunsi nari nakubwira ngo nyabona yajya kuvana kandi yajya nayo kugeza uramutse ufashe umwanya ukabyumva. Munyemera tuganire ku buryo ki ekonomi y'ikinyejana cya 21 iteye. Ekonomi y'ikinyejana cya 21 iteye ku buryo igabanijemo ibyiciro bine. Hari employee, self employee, business owner ndetse na investor. Umushoramari cyangwa se umuntu ufite business ye akora, cyangwa se umuntu ukorera abandi, cyangwa se umuntu wikorera. Umuntu ukorera abandi mu kwezi arahembwa iminsi 30 igashira akamuha amafaranga, mu minsi 335 akabona amafaranga inshuro 12. Self employee ni umuntu wikorera ariko urya kubera imbaraga ze gusa. Naho business owner ni umuntu washinze system ashyiramo abantu, ibyo akoze bibyo bimuha amafaranga, ibyo akoze abona amafaranga, n'ibyo bakoze abona amafaranga. Investor we ashora amafaranga akamukura. Rero nshuti muvandimwe wanjye nteze amatwi ngubu, ese muri aba bantu bane bari ahangaha muri ibyiciro bine, wewe wonye uri hehe? Ese urifuza kuba mu kihe cyiciro? Amahitamo na yawe. Nkubwira ngo BIOTECH GLOBAL International ni amahirwe yakwicaza mu cyiciro cya business owner, washinga system ukubaka business, ukubaka ikintu cyakiguha amafaranga mu gihe runaka, ukaba ufite ikintu bita financial freedom. Niba ushaka amafaranga menshi ngo uhaye ikaze muri ikiganiro cyacu kugira ngo ubashe kuba umunyamuryango wa BIOTECH GLOBAL. Icyo bigusaba nta kindi, bigusaba kugura inyunganiramirire nziza cyane zikozwe muri tekinoloji yitwa STEAMcell. STEAMcell tekinoloji igezweho iri ifasha ubuzima bw'abantu kuba bwiza. Zigurwa mu mapakete 4 cyangwa se mu mifungo 4, ariyo silver yo mu 70, ariyo gold yo mu 350, ariyo platinum ya 1,400,000. Izo package zose ahubwo baguha product zibanye n'amafaranga batanze. Aho bashobora kuguha box 20 batangije platinum, aho bashobora kuguha box 5 batangije gold, aho bashobora kuguha box 1 batangije package yitwa silver. Hanyuma zino product ziguze ziba ari zawe, ushobora kuzikoresha cyangwa se ukazigusha, cyangwa se ukazifashisha bamwe mu muryango bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'uburwayi ubu usanga bavuga ko budakira, nyamara product zacu zamaze guprovinga neza ko zikora kuri ubu burwayi, ugasanga umuntu ugize kutabasha kumererwa neza, ubuzima bwiza, ndetse n'indwara ikaba yakira mu gihe yaba afata imiti neza ya muganga. Nkubwira ngo hari uburyo 8 bwo kunguka muri BIOTECH GLOBAL mu gihe wamaze gutangira na company yacu. Uburyo bwa mbere babwita retailing. Retailing aha turavuga ko ushobora gucuruza product zacu nziza cyane zimeze neza, aho ushobora kuragura product ku 42 ukayisuza ku 72 ukawungutsa amafaranga 30 by'amanyarwanda. Bishatse kuvuga iki? Birashoboka ko muri BIOTECH GLOBAL International wakwinjiza hagati y'300 cyangwa se 200 mu kwezi uramutse ukoranye na BIOTECH GLOBAL ucuruza product zayo kandi utaretse ibindi bintu wakoraga. Hanyuma uburyo bwa kabiri ni uburyo gutanga amakuru bita sponsor bonus hagati ya 36 ndetse na 40%. Uburyo bwiza cyane buryoshye, witangira amakuru, wamara kwitangira amakuru uyahereje abandi, product wazikoresheje, then ikaba byasha kujya kugira ngo tukwa byaguha umusaruro. Urugero no batanze, uramutangiye package yitwa silver ukarangira abandi bantu, warangira atangiza silver kapariza 19,600, urangiye natangiza gold 19,600, urangiye nimba utangiye silver ukirangira mu gatangiza platinum ubu ni 183,750. Amafaranga meza cyane aryoshye muri BIOTECH GLOBAL International. Watangiye 70 ukarangira abandi. Nimba watangiye package yitwa gold 150, nabwo bisa neza nuko warangira umuntu watangiye package ya silver, uko biranganya ko zose zungwa kuri 55%. Niyo mpamvu nimba ari silver watangiye uzana 19,600, nimba ari gold watangiye 9,600, nimba ari platinum nabwo ni 38,800, 750 byose kuri kunoza kuri sponsor bonus. Hano kuri silver ndetse na gold biba bingana, ariko hari package nziza cyane iryoshye yitwa platinum yo yunguka kuri 40%. Ahangaha platinum package nirangira umuntu agatangiza silver bazamuha 22,400, uragira umuntu agatangiza gold bazamuha amafaranga 110,400, uragira umuntu agatangiza platinum nawe uri platinum uzana amafaranga 142 by'amanyarwanda. Oh my godness, ndagira kwiza kuri ngo aya ni opportunity nziza cyane yo kuba wabatangiye muri BIOTECH GLOBAL, warangiza nawe ugasangiza abandi bantu amakuru. Company iguhembera amakuru watanze uko baje bagura product muri company, hanyuma igira gute irabiguhembera. Then hanyuma uburyo bwa kabiri babwita pairing bonus. Uburyo bwiza cyane nkunda pairing bonus. Hano twafashe urugero ku muntu watangiye package yitwa
gold. Ino package y'igura 350. Nuyitangiza ukarangira undi muntu akayigura, kampani zagwe 96,600. Uwa kabiri gwe 93,600. Umwe azaje iburyo undi aje ibumoso. Hanyuma bahita bafata uw'iburyo bahuza n'ibumoso bakwindi bonus ingana 41,400 by'amanyarwanda. Bizagenda bitese kuri total y'abantu ko ari babiri bazara amafaranga 234,600 by'u Rwanda. Iki cyose wangiye abantu babiri bagatangiza package cyane nkunda pairing bonus. Hano twafashe urugero ku muntu watangiye package yitwa gold. Ino package y'igura 350. Nuyitangiza ukarangira undi muntu akayigura, kampani zagwe 96,600. Uwa kabiri gwe 93,600. Umwe azaje iburyo undi aje ibumoso. Hanyuma bahita bafata uw'iburyo bahuza n'ibumoso bakwindi bonus ingana 41,400 by'amanyarwanda. Bizagenda bitese kuri total y'abantu ko ari babiri bazara amafaranga 234,600 by'u Rwanda. Iki cyose wangiye abantu babiri bagatangiza package za gold boss. Ese uyu muntu nabikora akarangira abandi bantu ba gold babiri, uyu nawe akabikora akarangira abandi bantu babiri bagatangiza package ya gold. Ese bizagenda gute? Nawe bizamwishyura 234,600 kuri bose ibyo yakoze, ko zahe ibintu byakoze, ariko bibuke ko rero bahaye amakuru kugira ngo abashe kugira gute abashe kubageraho. Bityo kampani iguhe 41 kuri konti yawe, yongere ifata umwe ihuza n'ibumoso igwe 41 kuri konti yawe 400. Ibi bizakomeza kugeza muri infini, kuko ibizajya korwa iburyo bwawe n'ibikoze ibumoso bwawe ko ufite equipe ebyiri, ibyo zikoze byose kampani zakomeza kwishyura kuri system yawe umunsi ku munsi. Ntibizigira birangiye cyose ari umuntu uri gukora iburyo n'undi uri gukora ibumoso, bizakomeza guha amafaranga umunsi ku munsi. Yaba ari muri Kenya, yaba muri Tanzania, ari muri Mozambique, aho yaba ari hose hirya no hino ku isi akagira igikorwa akora, kampani zakwishyura. Ibi biri muri kimwe gituma nkunda network marketing. Ikindi hatuma nkabikabana muri kimwe gituma mu by'ukuri ngushishikariza wowe mu by'ukuri ufite akandi kazi, wowe mu by'ukuri ushaka ikintu cyo gukora kiguha amafaranga kandi arambye, wowe umunyeshuri wiga ukeneye ikintu kiguha amafaranga katariza amasomo yawe, wowe umwarimu wigisha kwa kintu kiguha amafaranga akazi kawe. Iyi ni opportunity. Wowe mucuruzi ushaka kongera income zawe ziyongera umunsi ku munsi, mu by'ukuri ugize ngo iyi ni opportunity kuri wowe. Uburyo kwinjiza amafaranga ni bwinshi cyane, harimo iyo bita matching pairing income, nayo ni nziza cyane. Hakaba iyo bita upgrade bonus, aho watangiye package iri hasi yongeye kugira ngo azamure package ye, bikomeza kwinjiriza amafaranga. Mu by'ukuri harimo n'ubundi buryo bwitwa repurchase bonus, aho umuntu wese uzagira ikintu agura muri system yawe ari wamuhaye amakuru, kampani zakwishyura amafaranga kandi menshi cyane. Aho mu by'ukuri wenda dutanze nk'urugero hano kucyo bita umuntu watangiye silver. Ese byagenda gute? Yabona amafaranga angana iki mu gihe kingana n'umwaka? Aramutse byibuze mu kwezi kwe kwa mbere akoze uburyo cy'ukwezi kwa mbere atangiza silver ye, ariko yarangiza gutangiza silver ye byibuze agafasha abandi bantu babiri nabo bagatangiza silver mu gihe nawe yabatangiye package yitwa silver. Bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo biramutse bikuze gutyo ko abantu bose binjiye muri BIOTECH Global, yinjiye muri BIOTECH Global ukwezi kujya gushira, ariko nabo babanze kubona abandi bantu babiri, bizama amafaranga meza kandi cyane, aho ashobora kubaka organization ishobora kumuhemba hafi miliyoni 37, yes 34,398 by'amanyarwanda. Waratangiye amafaranga bingahe? 70 gusa. Ibi byose tubikesha iki? Tubikesha ikintu cyitwa teamwork. Sibyo gusa, muri BIOTECH Global n'ikindi kintu cyitwa incentives, leadership ranking incentives, aho ushobora kubona telefone, aho ushobora kubona isaha, aho ushobora kubona imodoka, aho ushobora kubona inzu, aho ushobora gutembera. Ni ibintu byiza cyane muri BIOTECH Global muvandimwe wanjye. Ndavuga ngo ubonye no makuru uyabyaza umusaruro, wegera umurwayi no video mu by'ukuri aguha amakuru yuzuye, akwereke produits dufite, akwereke uburyo ki bwo kwinjiza amafaranga mu buryo bwuzuye neza. Ndakubwiza ukuri aya ni amahirwe ubonye kandi mo kujya gute tugomba gukoresha. So wakoze cyane, ndagushimiye. 2 or 3 aggregate working together, nothing will be impossible. Ndabakunda cyane.